ukajya kumva kimwe kigize gutya kirahurudutse ndakwanga icyo cyo kinkoreye umuti kimwe ngo ndakwanga ndatangira nkagitekerezaho ngaseka nkaba rwose nk'iki ngiki kiranyanga ubu kirumva koko nyitayeho sinanakizi niyo nanakibona hari n'icyanabimbwe nkirebye mbona kirasa n'igihori n'umutwe noneho ndaseka cyama hasi burya umukunzi wa mbere uramuzi nta nubwo ari umugore wanjye reka nta nubwo ari umugore wanjye umugore wanjye ni uwa kabiri uwa mbere ni inzara kubera ko inzara niyo udafite n'igiceri mu mufuka inzara ikumaho uragumana ikawuyikira ikakujyana nayo hose niyo bakujugunya mu butayu inzara muragumana ikakumaho icyo kibuga rero ngo nyanga nta nubwo nkubona aricyo narebye ngo ndebe ukuntu gisa mbona kira n'igihori igicucu yewe reka mbivuge hari ukuntu usanga turwanya abazungu gusa nibyo abapolitisiye babo mbese ibihugu byabo biba bigamije nako cyo ikinyarwanda kibimvuze biba bigamije kudukandamiza kugira ngo bigere ku byo bishaka kuko byabonye ko twe dusinziriye mu Giswahili baravuga ngo mwamba ngoma ngozi huvutia kwake. Rero buri muntu wese niko yabigenza. Abazungu kuvuga ngo baratwanga, twirwa turirimba ngo baratwanga ngo twebwe abirabura, ayo ni amarira. Harya bahita ngo nayiki nayingona ngira ngo. Yes, babonye ko turi abantu mu kiganiro bita abasiru, abantu basinziriye, bakeneye gusinzira cyane kandi bafite imitungo, bakumva bareka tugasinzira. Usimwamushe aliye la nicyo bafite mu mutwe. Naho kuvuga ngo nitwe banga, ntabwo batwanga abantu bose, nabo ubwabo babangana, bakuru bishyira, mwamba ngoma ngoze ufitiye kwake, bahora bishyira. Abongereza bari bakoroneje abanyamerika, okay, baturuka muri ibihugu byo muri Europe bose, ndavuga abanyamerika, ariko abongereza bari bakoroneje abanyamerika. Bageze igihe barabarwanya, barabatsinda. Abantuza abayapani bari bakoroneje abashinwa, baza bo amateka je sinayasomye cyane, ariko nyine barabigarambye cyangwa se babatse independence, ariko bahoze babakoroneje. Abayapani bahoze bakoroneje abashinwa. Ubwo se nitwe banze gusa. Tugende. Abongereza barwanye igihe kirekire n'abafaransa imyaka myinshi, harya n'imyaka 100. Ubwo sibyo kuki mutabibona. Abadage barwanye na Europe hafi yose, bageze igihe baza kuneshwa mu ntambara y'isi ya kabiri. Ubwo se bo rwari urukundo? Kuki se twebwe tuhora twiriza nk'abantu bafite amarira y'ingona? Kuki se ubunebwe bwacu no koroha mu mitwe n'ubusambo no gushingira ku moko bihora bituma ibibazo byacu tubishyira kuri abo bazungu, nk'uko umunyekongo bahora bishyira ku munyarwanda? Niki mutabona? Yes, baratubangamira, abazungu baratubangamira kubera yuko babona dusinziriye, baranga yuko tubyuka, babonye ko turi abanebwe. None se ntibahoze bakoroneje ibihugu byinshi byo muri Aziya? None se ntibyaje kubigarandura nyine bakabona independence nk'uko natwe twayibonye? None se ntibyateye imbere ibyinshi n'ibibaruta? Wakumva ubushobozi Korea y'Amajyepfo ifite,
wakumva ubushobozi ubuyapani bufite, urabona za Malaysia ziragenda zizamuka n'ibindi bihugu. Kuki twebwe kuko duhora dusinziriye, duhora twitakisha ngo twebwe abazungu? Nawe baguhaye uburyo niko wabikora kugira ngo ikonomi yanyu itazamanuka, wabakandamiza. Nawe ubonye uburyo, buri muntu wese niko yabikora, ariko si uko ari urwango badufitiye, ahubwo nuko babonye ko turi abantu basinziriye, turi abantu baryamye, turi abantu bagendera mu moko, turi abantu bagendera mu busambo, turi abantu bagendera muri corruption, turi abantu bagendera mu gushaka kwiyerekana, turi abantu bashaka kugaragaza imyenda twambaye ihenze, imodoka zihenze, dushaka kugaragaza ibyo tutakoreye, dushaka kwiyerekana, dushaka ingufu zo kuba ibitangaza, abantu bakatwemera, dushaka kurongora abakobwa, kuryamana n'abakobwa igitsina. Nicyo nta kindi. Baratubonye rero, niyo wazana n'Abarusiya hagashira igihe kigufi cyane bahita bakwereka abo bariho, ahubwo baba bikurusha n'abariya, kuko bo bagutegeka bagashyiramo na corruption, kuko nabo bari corrupt. Nta nubwo hari n'abakozi banywa za voduka nyinshi, wenda biterwa n'ukuntu iwabo hameze, ntabwo ari abakozi cyane. N'Abanyakirene ni bamwe nabo, ni bamwe n'abavandimwe babo. Nimugahore murenganya abantu ngo mwirize, nimubanze mutekereze. Umuntu ari mu Rwanda akubwira, ushobora ukabona abantu nka 20, 40 urimo nyohereza amafaranga, ntunanamuzi, nyohereza amafaranga. Na Mutabazi ufite ubwenge ujye uvuga, ariko nawe hari ahantu avuga ibintu akavuga ibintu mwumva nawe simwemera. Uko umuntu uvuga ngo abantu bamuhaye 100,000, 100,000, ayo mafaranga twebwe tutabona, ayo mafaranga tuvuna tukarara dukora, tukirwa dukora, tukabyuka dukora, ukavuga ngo baguhaye 100,000, bamba miliyoni 100,000, miliyoni 700, miliyoni. Ariko abirabura turasase, dukunda kuvuga cyane, gusobanura ibintu cyane. Byahereye ku Banyekongo, nibo batangiye bamaze kubona independence. Abazungu baje gutangara basanga ari abantu uwize wese ashaka gusobanura, abirabura twese dushaka gusobanura. Kizakwereka umwirabura ko akunda gusobanura, akunda kwirefera ku bantu ngo babahanga babayeho. Kandi akavuze gutya na gutya na gutya, akabishyira no mu Kilatini, akabishyira no mu Cyongereza. Umuhanga runaka, umunyabwenge yavuze ibi. Iyo dukunda kuvuga, tugatanga n'ingero, tugakora ibintu nk'ibyo, mico mibi cyane. Igicoco ndabivuze. Hari bijya bimbona mu mihanda ngenda nivugisha rero, bigatangira kavuga ngo dore kacyokere, ngo karasaze, ngo kagenda kivugisha. Ntabwo mba nivugisha, mwabiswamo. Ndikorera ku giti cyanjye. Burya mba nigiye mukozi nkaba namukoresha. Burya rero ubona nivugisha, mba ndi mu nama, meeting y'akazi. Ndigicaca we, ndigicaca. Jewe nk'ubu mu mutwe wanjye amakakama yamaze kuzamo, ariko nubwo mba mfitemo amakakama nta mutima mubi mba mfite, oyata, ariko amakakama yamaze kuzamo. Koko nende ndi mu kazi numva baza kuvuga ngo umuntu ngo yitwa Jean Bosco Havugimana, ngo active, ngo waba uruseri, ngo utwara taxi, ngo ufite ibyapana na nyakwigendera generali Kastari, kandeke nsaba Imana nyine Kastari. Yene umuntu numva ntako muzi Kastari, ndamwubaha, ariko mwubaha kubera abayobozi banjye bakomeye barindwanye ziteye ubwoba, ariko numvaga bamwubaha. Barimo bariya bayibingira, barimo n'abandi benshi baramwubahaga cyane. Kastari rero yari umunyabwenge kandi ari umurwanyi wo mu ngabo zo kwa Habyarimana, ayobora operations zo mu Mutara, ndetse aza kuba n'umukuru w'ingabo z'u Rwanda igihe cya Habyarimana. Ikindi nakomeje kubushakisha, numva amakuru bakambwira bati yari wa muntu ufite, yarazi n'ubwenge ngo cyane, bwa bwenge nyine butari ubwo kurwana gusa, ngo arafite n'ubwenge atete. Hari n'andi makuru naguye, ariko sinzi niba ariyo,
niba ari ibintu byo kurakara cyangwa ariko yaritereye cyangwa ari ikisinzi hari igihe yafataga agatama niko nabyumvise. Urumva rero iyo namaze ku muntu nkamwapresiya ndanamukurikirana nkashaka kumumenya. Rero ibyago twagize yaguye mu ndege ari kumwe na perezida Habyarimana yari nyakwigendera. Ariko iyo byumva wumva abasirikare basa nkaho bamukunze bafande bacu, kuko bamukundira ko yari indwanyi. Pfuye abasirikare n'ibizari bakunda umuntu n'abarasa ariko ko ari indwanyi, bakanamukundira ko abandi bavuga ngo yari afite bavuga ko nta bitekerezo nako ngengabitekerezo yari afite, ko atari afite ibintu by'amoko paraporo y'abandi. Ibi byose byumva nta kuri jyewe nk'umuntu wabaye umugenzacyaha ubundi busanzwe ndarindira nkirebera nkajya ndunguruka, kuko ibyinshi simbibona ndi umuntu wo hasi, ariko nkarebera kure ndunguruka nijose kurya igicucu ndunguruka. None rero ibyo ntabwo nashoboye kubibona, ariko numva ari umuntu wari wubahitse anarubahitse mu ngabo zacu, ariko batamuzi neza nawe uretse kumenya kuko rero nkumva bavuzemo ngo umuntu w'umuvandimwe we namaze kumuvuga ntaza kongera kubisubiramo nkabyivuga. Ya mazina arimo Imana ndayavanga, gusimbuka Imana, kugendana Imana, kugera namaze kumuvuga. Reka mvuge active, ngo utwara taxi, ngo Buruseli, ngo yakubise umuntu witwa Benoit, nabyo mbonye ku gicaniro. Nyine buri kintu nyumvise ntabwo mpita mfata decision mu mutwe wanjye ngira ngo niko bimeze, kuko ndabaza nkavuga ntawamenya. Benoit nawe simuzi, cyangwa se nashobora ko muzi, ariko njye mba ntamuzi. Yari ukuntu nsa n'umuntu wabaye cut off ku banyarwanda cyane muri ibi bihe, nshobora kuba ntamuzi. Ibyavuze nibaza ko ariho umuntu wabaye umugenzacyaha simbita impresses, ariko numva ko atabeshye. Ukuntu yavuze akabishyira no ku binyamakuru n'iki, ariko nkibaza uwo mutipe niba ari mwene wabo na Kasitari akaba akubita abantu mu mihanda baziza ngo ko ari abatutsi ari umuhutu. Nyine ni kwa kundi bavuga ngo ibyara mweru naki. Niba Benoit atamubeshyeye uwo mugabo ariko ukuntu abikora ni bibi. Nyine n'ibyo biturwanya, dukwiye kurwanya twese. Kurwanya si ukujya gufata inkoni ugakubita, kurwanya si ugukubita iki, kurwanya si kuko ushobora no kumubita urushyigiye ngasanga nitwaje ikintu cy'icyuma nkakigutera ugapfa, bakamfunga ugapfa nawe. Ushobora kujya kurwanya ugasanga mfite igikabure kirekire batwara amagare nkagukubita ukarwara ikintu kimeze nka mugiga. Kurwana nta muntu uba wizeye yuko ari tayari ashobora gukubita abantu bose akabamara, ariko si byiza. Twese turi Abanyarwanda. Niba ari ikintu ufite kikubabaza, kikuri mu mutwe kikubabaza, shaka ukuntu wakemura icyo kibazo. Naho guhura ugakubita cyangwa se reka njye no kuri kote yindi ye na Benoit, mukaba ni umuntu ufite ikintu mugonganiraho cyangwa iki, mukamashwanya cyangwa akakubise, cyangwa se ari ikindi kintu mwari mufitanye ukakitubwira ukatubeshya, nabyo birashoboka. Nabyo bisa ku gicaniro, ariko njye sinjya mfata pariti narashakisha neza, ariko nta bushobozi mfite. Reka nanga ibitekerezo byanjye ukuntu mbyumva. Ibyo ni bibi. Niba vrema harimo ukuri ni bibi. Nibyo twavuga by'abirabura ukuntu uteye, umutima bintu ejo uzasaza uzapfa, izo ntege wowe nawe wiratana ntazo ufite. Ushobora no kwiyankaza no mu kanwa gukubita ikintu ugahita upfa. N'ubucucu. Niba ari icyo kubabaje shakisha ubundi buntu buryo. Mba mbura ukuntu mbivuga, ariko numva bimbabaza njyewe. Tege coco. Ntagiye kubabeshya, ubundi nkunda ninjye kuvuga ngo nta nubwo mvuga ngo nkunda ibitekerezo bya Mutabazi, ahubwo nkunda ukuntu adevelopinga ibintu. Nyine navuga ko nkunda ubwenge bwe, ukuntu asobanura ibintu n'ukuntu abazi ibintu byinshi.
mu ndimi zose akabisobanura neza binyereka ko ari umuhanga kupe birashimisha. Ariko hari ibintu bitatu mutekereza nkaturika ngaseka buri gihe. Nubarongeye mutaba nurongeye kuvuga ko umuntu kuri internet yaguhaye miliyoni 100 ariko abanyarwanda mukinisha amafaranga ba cyane ibere mu biri gihewe nashobe amafaranga mukinisha miliyoni 100 z'amanyarwanda ngo ni hafi 100,000 by'amayero kugira ngo ukore iki? Nta nubwo uri muri wa muntu navuga ngo wenda uri nk'ahantu mu nzego zegereye amabanga ya leta ngo uzajya utanga amabanga ya leta. Ntabwo ari kuvuga ngo none se wari gukora iki? Ibyo izo miliyoni 100 zari kugira wari gukora iki? Kujya uvuga ukarwanya leta? Nta na access ufite ku bintu runaka kuvuga gusa nk'umuntu w'umuturage. Ibyo ntibishoboka. Abantu barakubeshye, yarakubeshye umuntu yaragukinishaga. Niba ataragukinishaga uri urabeshya twebwe urabeshya. Ikindi kintu wavuze kikazetse no gushaka kujya kuba umujyanama wa Perezida Ruto wo muri Kenya, kandi narakuryanye nsanga muri Afrika Kenya iri mu bihugu bifite abantu bize cyane, abadokiteri benshi mu bintu bya za economy n'amategeko n'ibintu byinshi. None wowe warize civil engineering niba ntaro byumvise nawe warize ibintu by'ubwubatsi, kubera kusomera ibitabo ugashaka kujya kuba umujyanama wa Perezida Ruto. Nawe rwose uraturangiza uraturangiza nibyo bita mu Kiswahili Ariko kupaka mafuta kwenye mgongo wa chupa. Uraturangiza. Icya gatatu no gushaka kujya gusaba kugira ngo Perezida Kagame ahinduke baba wa taifa. Iyo kuraje nayo yarangije. Pesa ibyo bitatu birasetsa, ariko none impamvu nagiye kwisubiramo mbonye ikiganiro none wongera uvuga ko bashatse kugwa 100,000 ngo ukora iki by'amayero bo miliyoni 100 ubwo ni 100,000 by'amayero. Ukora iki? Uyakoze iki? Ubamarira iki? Yabwo tuwenda zatezamo ibintu atezamo intambara hagati se. Ngiye ubwonko burandenga mbese nkumva wa mugani wawe ubwo ni kuri dimension ya 3 ya 4 simbizo wenda birandenze.